sabe yitware neza sabe ngo yitware neza kuko nawe ngashaka gukurikira wa muntu wahaye dore imbogo ngo amafaranga avuye ngo umuntu utahiwe ngo ni sabe nose yago yigeze ajyayo Irene yigeze ajyayo ntawe twabonye kandi abo bose baramukoresheje n'abandi urugero rw'iwacu ni mu karere ka Gatsibo za Nyagahanga hari isengero z'akajagari aho bita ngo ni mu bamanyura amazi ugasanga yafashe ishuri reka twongeye tubasuhuze cyane mwebwe dukurikirana ku mbuga zacu cyase ku rubuga rwa Uwizeyimana Uruga amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero aho muri hose aka kanya ni wa mukobwa wanyu bari imbere ufite amazina nk'ayishoka ufite amazina wagira ngo yabatirijwe mu ishyamba hewana ni muri Nyungwe mana ni mu gishanga ahubwo aya ngo hariho Nyashi hariho n'irindi nirihera gishanga Nyashi ibintu nk'ibyo nyine to okay bari hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu yaba amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengero bwacyo no mu mujyi wa Kigali mwese turabasuhuje cyane nabo hanze rero diaspora Uwizeyimana Uruga ari hano ku bwanyu kugira ngo abagezeho amakuru uko ameze cyangwa se ibyo yiyumvamo mumeze fresh mumeze neza twe turabasuhuje cyane suhuza abadukurikiranye Uruga mumeze fresh wewe meze neza ndabashuhuje abafana banje y'abana turi kumwe muri kumwe okay uyu munsi byazindutse biba bivugwa cyangwa se ibihari ni nkibihe kugira ngo tubone vibe zo guheraho ubundi siweho mukuru ibyaraye biri ku mashosho media birimo gucicikana na nizi sabi gicicikana tugiye kugaruka ku bintu by'abapasteri bigwizaho imitungo ese pastor wigwizaho imitungo nyine abapasteri bari kwigwizaho imitungo ntibubake isengero zikwiriye none se wakubaka urusengero we mu rugo utarubatse none se urumva abo bantu baguhaye amafaranga yo kugura iyo mitungo cyangwa se iyo modoka sibyo nubundi bazakomeza bayaguhe ariko n'abakristo nyine ahubwo ya mafaranga baguha yo gufasha ngo gukora ngo ibintu aho ngaho aho musengera ngo ibiki none ntubikore ahubwo ugahita yajyana ukayashyira muri byawe nyine aho ngaho bivuze neza bazakomeza bayatanga nyine bazatanga ahubwo abo bapasteri barayikubira ntibizuza inshingano zabo zikwiriye ugasanga urusengero ntibagwubatse barasengera mu biraro barasengera mu ahantu nyine hadakwiye hadasa neza kandi abanuza abatorero abaje gusenga batanze amaturo batanze 1/10 ariko birarangira aho ngaho gucyo nyine ngo Imana yavuze mutange 1/10 nawanga gutura sibyo ariko se ahantu mwaje gusengera ni heza ariko nanone ibyo bintu abantu babijyamo n'abapagani none se uri umukristo w'ahantu uje kuvugira mana isengero zirahaza akajagari zitubatse neza cyeka imba biri mu mujyi wa Kigali gusa itangazo ririho ryasohowe na leta isengero zitemewe nyine isengero zidafite murinda nkuba zitemewe nyine ziri ahantu h'amanegeka ugasanga umupasiteri yagiye afata inzu y'ibyumba 2 na saro yarigize urusengero Nese ibyo bikakubabaza he bitambaza se urumva abaturanyi begeranye batababangamira ubundi bagashatse kuko abakristo baba batanga amafaranga baba batanga 1/10 cy'amaturo sibyo bakayafasha bakayarundana bakagura ikibanza bakubaka urusengero rugaragara ku buryo naho hantu bitazabateza ingaruka mu Misiri imbere tugiye kwinjira mu bihe by'imvura ni handi uzasanga imyuzure impanuka imangu biziraje zirabatembanye ugasanga igihugu gihombye abantu none se muri izo nsengero hari urusengero rurimo rutazwi mu gihugu zigiye zihari mu ntara cyane mu mujyi wa Kigali sinzi mbutarimo gukurikirana ibintu biri gutambuka shimira n'abayobozi barimo kubikurikirana cyane wowe tubwire nk'urusengero rw'umuntu utemewe n'uwo muntu utubwire izina rye ukareka mbaho urugero rw'iwacu ni mu karere ka Gatsibo za Nyagahanga hari isengero z'akajagari aho bita ngo ni mu bamanyura amazi ugasanga yafashe nk'ishuri
ishuri nibyo yagize urusengero ugasanga abantu 100 abantu 100 cyangwa abantu 200 barahahuriye ngo bari kuvuga iyo Mana kandi mu by'ukuri nta burinzi buhari ngo nabamanyura ki nabamanyura amazi gute nyine ubwo insengero nuko bazita nyine umupasiteri araza agahimba idini rye abo bose babita bamanyura amazi nyine umukuvuga araza agashinga idini rye nkuko naza nkafata ikibanza cyanjye nkazana abakristo twasenganaga noneho tugashinga idini noneho idini tukagita abamanyura amazi cyangwa se nyine abantu benshi barimo kubikora urebye ni ibintu biri gukururuka biturutse ku madini ADPR niba abandi bakoranaga na ADPR bakaza kuvamo bakajya gushinga ibyabo wewe wahoze uri umuki umva nduwiroma mbese uwiroma yivanga muri ADPR oya ariko tugomba kuvugira abaturage rega twebwe iyi mihanda icyo tugomba gukora ni ukuvugira abantu n'abatagira aho bagera nyine aho batigerera tugomba natwe bagomba kudutuma tukabavugira nibyo ushinzwe shinzwe kuvugira abaturage abanyarwanda muri rusange ntabwo nzabona nese ubwo birakwiye kubona umuntu w'umupasiteri noneho kiba kibabaje nuko nayo mafaranga bayafata ugasanga aguze imodoka nziza aguze veyiti nziza ako nyamara ndakura amafaranga ntago ahibuka ngo ahakorere isuku ahiteho kuko ariho harimo kumugaburira aho ugasanga ashaka kwikubira ashyira mu byo nyine hahandi wa mukristo avuga ati buri igitsina gore duteye nabi n'ahandi uzajya muri ya tuwarete ugarwara amafegisiyo kuko nyine tuwarete ntago zihari n'izihari ntijujuje ubuziranenge ubwo tuvuge mu basengera mu rusengero rutujuje ubuziranenge ntago gujuje ubuziranenge na tuwarete ntago zimeze neza yes ni ahantu mu kajagari mu baturage ahantu mu gace abaturage batuyemo ukajya kubona urusengero ruri mu baturage mo hagati nese ubwo iyo Mana izakumva nese muri abapasiteri tubona ko uri ku mbuga nkoranyambaga ariko abangaba bizaduka ntago mvuze aba bapotire ba Pote Gitwaza nyine bakoze imirimo yabo ibyo bakoze bari babizi ni business sibyo bagiye muri business bavuga ati dufite abayoboke urumva dufite abayoboke rero barimo kuduha amafaranga reka twubake urusengero rwiza urumva Pastor Mignone afite urusengero rwiza Pastor Gitwaza afite urusengero rwiza sibyo ariko nubwo asarura muri abo baturage arabasarura ariko bubatse urusengero asarura ibyo yashoye asarura ibyo yashoye wa muturage nuza kuhasengera akaguha icyo cyayi azakiguhera ahantu heza sibyo numvishe ngo hari umuntu ajya gusengera mu gitondo bakanywa agakoma mu kuvuga kwa Pastor Mignone ugomba kunywa icyayi ubihagazeho baguha keya my friend ntabwo ushobora gusoza iteraniro ngo ugende gutyo barakwakira binyamada buri kimwe cyose kiba giteguye ni ukuvuga ngo yakoze bije aziko agiye kugabura abanyarwanda ibintu by'Imana bikarenga bikajya no hanze y'igihugu akabagabura ibintu by'Imana noneho akagira gute ntabogame na leta ntagira habongamira leta agakora ibintu by'Imana bye ariko ntagira hanagongamira na leta kuko yakoze ibyo leta imusaba icyo kujya kikivangamo ibyo kurya ni uburenganzira bwe ni ukugira ngo ashimishe abaza bamusanga abafana biwe abaza bamusanga bamukurikira none se ubwo umuntu aje kugusura ni urugero nkaza kugusura natawe utanyakiriye urugero ni nk'uko umucuruzi acuruza ibintu ariko akaba afite na envelope yo gupfunyikiramo kandi utayiguze ariko we yarayiguze yes nuko rero bimeze wajya kunywa nk'icupa mu kabari ukabona bafite serviette bafite ibintu byo kwihanaguza yego ariko akaba yarabiguze wewe usubigura ntago bigura kandi inzoga ukayigura nk'aho ariho hose naho bataguha iyo serviette yes ubwo ni keya nyine bavuga mu cyongereza bavuga ngo pasika makeya na so munyihangane nuko ndimo kubyumva muzankosora urumva nyine yabayaguhaye keya nyine abayaguhaye keya akakwitaho kugira ngo n'ubutaha uzihutire kuvuga ati ariko hari ahantu bamaye serivisi nziza nkuko tujya mu buyobozi dufite ibibazo runaka sibyo wenda ngiye kuri RIB ngiye kuri polisi kubera ikibazo runaka bakama serivisi neza icyo gihe nzaza mvuga ati ariko iyi RIB ikorera aha naha batanga
serivisi neza nta n'umwe basubiza inyuma. Ako se kukomeza kuzana ibintu bikaze bikaze gute se ibintu by'Imana ushaka n'ibyo byose bikubiyemo. Leta nibikurikirane umuyobozi w'akarere ka Gatsibo nyamuneka turagukundura umuyobozi wacu ariko namanuke arebe no hasi bave mu maofisi bamanuke hasi mu karere ka Gatsibo Nyagahanga harakajagari kinuza kisengero. Bagutumye sereka ibyo tubyihoreye we nyine ndavugira abaturage nuko vugange noneho shime ngewe reka mvuge ndavuga nenge nanashima sibyo uyo nani showbiz man turimo turagaba abanyarwanda kandi n'abayobozi badukurikirane babikemuye kuko barabishinzwe sibyo se ikibi nuko waza uza kuvuga ibitari byo bazahagere cyangwa n'umunyamakuru uzabishobora azahagere. Nyine ngiye kwibariza muri ibi ngibi bigezweho tuvaneho ribu tuvaneho n'Imana irahana kandi ari irahana yes kugwana nyine uko oya nje nta kibazo nubwo yamana ikibi nuko nakoze ikosa ariko ndimo ndatanga sinyari y'ahantu nabo bagera kuri tele kuko ni ibintu byeze nyine reka twigire kuri iyi mihanda ndimba ibikorwa ari murabizi cyane ndabizi cyane uri mu mandazo uribu byose ndabikurikirana ari mu bihe bikorwa nukuvuga Ndimbati ejo bundi yagiye ku rubuga avuga yuko n'ikiganiro bamukoresheje avuye gushyingura Dorimbogo haciye nk'iminsi 3 avuye gushyingura nongera kumushimira atandukanye n'abantu bagiyeyo ati gute ahantu batandukaniye ngo gute baratandukanye cyane. Ndimbati umuntu bari kumwe yaje avuga ngo Ndimbati ni wamushyize mu isanduka ngo ni wamwambitse ngo ni wamworoshe ngo ni wamuseguye ariko shimiye Ndimbati umutima yagize n'umutima wa kimuntu. Nose muri ibyo yakoze ikintu mushimira ntago yaje hano kuri zino mbuga z'imihanda ngazabirate urumva wongewe ngo nagize ntabyo yavuze yarabikoze imbere yarabikoze niwe n'umutima namawe gusa ngiye cyo mushimira nuko ataje nyine ngo yigaragaze nyine igira icyamamare ngo ngiye ntashake views urumva cyangwa se n'wari wamuhaye ikiganiro ngo natume amushakira views akurikirana ikiganiro cye urumva hoye ntabe byo gukanda Ndimbati ikintu mushimira reka mbanze nyirangize man nuko vuga Ndimbati yavuze yuko ntago urumva uwo bajyanye bari na Jared Mbabazi yaraje avuga ngo twamagaye Jared Mbabazi ngo yanga ngo atinda kwishyura amafaranga y'umurambo uwo ngo ni wari uri kumwe na Ndimbati ariko Ndimbati yaje avuga ati twarashyinguye byagenze gutya umuryango wa Dorimbogo koko ntiwifashije ariko ntiyaje ngo yigambe wabyumvishije kirimo gikaze muri ibyo ni kidakara we ntago yaje ngo yigambe ngo ngewe ngo ninjye wabyitambitsemo ntiwagize gutyo urumva we yaraje aravuga ati umuryango wa Dorimbogo nta muntu utagira ibyago umuryango wa Dorimbogo umuryango wa Dorimbogo Dorimbogo nyine yarapfuye urumva utabizi yarapfuye yitabye Imana utabasha kubyumva byumve neza abari kuza bamubyiniraho babyinira ku muryango urumva we ntiyaje ngo yigambe wabyumvishije we ntago yigeze aza ngo yigambe nk'abandi bari kumwe uburyo baje bakavuga ngo Ndimbati ngo yaje ngafata umusego ngamusegura ngarangije ngapfundikira serikeri ngaramworose ibyo ntiyaje ngabivuge kuri kamera sibyo uko gutya ngiye ikiganiro cyo naragikurikiye gitangira kirinda kirangira yavuze yuko umuryango wa Dorimbogo ibyo Dorimbogo yasabye byubahirijwe ibyo yabwiye mama we byubahirijwe nabo yagombaga gutuma nawe yagombaga gusaba imbabazi byose yasiza byanditse ku gapapuro Dorimbogo byose biraho ngasi imbabazi z'ikisaka yari yarabesha nyine hari ibyo yari yanditse abantu b'inkora mutima uko bizagenda ibyo reka tubyihore ni ukuvuga ngewe icyo ndeba ibyo ntibindeba sibyo icyo ndeba ni uko Ndimbati ataje ngo abyigambe ngo avuge gutya na gutya ninjye wagize serikali ninjye wagize gutya sibyo we yaraje avuga ati twaramushyinguye twabonye ibintu bigenda neza nubwo bitari byoroshye pe ariko abadespora baritanze n'abandi baritanga n'abafana be kandi na n'ubu biracyakogwa ariko wowe abadiaspora ntabwo bakubona igihe cyanjye ntabwo cyari cyagera bakunda abakobwa bo mu Rwanda igihe cyanjye nticyari cyagera nikigera bizagera
cyo kubaho cyari cyo gupfa hoya gute cyo kumenyekana aba diaspora aba diaspora igihe kizagera bamenye ubwo icyo gihe rero ntago cyari cyagera ariko nizeye yuko bizashoboka. Icyambere no gukora cyane ukagaburira abantu ibintu bizima, ntuze gutubura kuri kamere ushaka indongo. Gusa njye ikintu nanubu ndacyamushima Ndimbati ni umuntu w'umugabo, ntago yaje ngo amere nk'abagabo bigize abagore ngo ajyeho yiyemere yirate. Yavuze ati njyewe gahunda afite ni iyo gufata abantu b'inshuti zanjye cyangwa se n'abashaka kuza mu mushinga ashaka gukora, nkafasha umuryango wa Derimbogo, nkafasha mama we n'abana Derimbogo yasize. Si yawufashije se? Oya, ntabwo byari byarangiye amana kuko baracyari mu kiriyo, sibyo? Nyuma yo gushingura Ndimbati ikindi ashaka gukora iwabo wa Derimbogo ni ahantu mu cyaro cya kure cyahereriyo, nawe utabizi cyahera abandi ni kure cyane, nta nubwo bajya boga. Ibyo byo koga se uri mu cyaro ubukubiranyije ujya kwahirira inka, ujya kwaha ihene, ukuntu nawe warabaye mu cyaro ntago mbizi. Iyo turi mu cyaro tuva guhinga ni ku mutwe, tugatura aho ngaho tukajya guteka, tukajya gushaka ibijumba, tukaza tukunama mu ziko tugateka kugira ngo tugaburire abana cyangwa se abavandimwe cyangwa ababyeyi, sibyo? Ntabwo umwanya ubona wo gukaraba, kenshi usanga ukarabye nijoro nabwo wikuraho akavumbi, ubwita uburimiro, wikuraho uburimiro kugira ngo mu gitondo nubyuka hatagira uguseka, cyangwa se warara utanakarabye mu gitondo cya kare ukabyuka ukiteraho amazi kugira ngo umuntu atawucishe mu ijisho. Wavuye yaraza arabaseka ngo bambaye imikenyero kuri tuvugane urazizi? Ndazizi. Niki? Ni inkweto hari inkweto zitagira amaso nyine, kenshi twebwe twazitaga mwamini. Oya, hari n'izindi nkweto zitagira amaso ariko kesha inkweto mu cyaro dukunda gukoresha ni inkweto za mwamini. Tuvugana ni bodaboda. Bodaboda ariko ni inkweto za mwamini nizo dukunda gukoresha mu byaro, urumva? Rero uwo ngo wamusetse nawe Imana ikimuteganyije, uwo mwihoreye Imana iramwibiki. Gusa icyo nasaba nanavuga shimira n'abantu, ndashimira Ndimbati umutima afite, mureke tumushyigikire, dufashe uriya muryango. Ndimbati yihaye intego ivuga ngo njyewe ngiye gushaka amafaranga mu bushobozi bwanjye buke, n'abashaka kuzafasha bazafashe. Agiye gukora gurupe yo kugira ngo bafashe umuryango wa Derimbogo. Ese si abashaka gufata ngo yitwaririwe? Oya, Ndimbati ntabwo ibyo bintu yabikora. Ari seriye mu bintu arimo Ndimbati ibyo ntabwo yabikora. Mu kuvuga mushinga atabaye seriye mu kubyara abana. Erega mani iyo ni pirani yindi, iyo ni pirani iri ku ruhande. Kubyara se hari utabyara? Nyine yarabyaye ntafite abana se? Arabafite. Nuko rero none se kuba wabana n'umugore n'itegeko? Ntabwo ari itegeko. Upfa kuba mwarabyaranye ukamuha indezo, ukaba umufasha ukamenya abana bawe, hari ikindi se? Ni umuyisilamu se? None arabyemerewe, nubwo yashaka abagore 100 upfa kuba afite ubushobozi bwo kubatunga. Ikibazo kiri hese? Nawe gusabye wamwemera? Namuha. Si twabyumvikanye se ahubwo yafashe ku ngufu? Ndabizi se. Ikibazo kiri hehe? Namuha twabyumvikanye, ariko ibyo ngibyo ntago ngiye ari byo binzanye. Ikinzanye ni ukumushimira umutima afite, kandi n'abantu bagomeze bamushyigikire. Ikintu numvisha yavuze agiye gukora groupe, yatanze na nomero ze, agiye gukora groupe, abazayishaka bazayijyemo, niyo gufasha mama wa Derimbogo akava muri kiriya cyaro. Ntago plan yari yatangirwa neza, ariko ibyo bizakorwa muri iyo groupe bagiye gushinga, bagiye gukereya, bazapanga ahantu bagomba kubakira mama wa Derimbogo mu bushobozi buzaboneka, yaba muri Kigali yaba mu nkengero, ariko bakamukura iyo kure cyane, bakamuzana hafi ku buryo n'uwaba ashaka kumusura atajya n'ipfunwe ryo kujyayo, kuko ahantu imodoka igusiga ufata moto ihagenda isaha n'indi minota. Zo ntago ari bidanje, rega Ndimbati afite amafaranga. Nyine reka tumushyigikire, ufite ubushobozi dukurikirana iyo groupe. Yabishyizeho ko azabishyira ku nkoranyambaga, kandi abantu bakurikirana Ndimbati ibiganiro bye, akina amafilime, agira gute. Gusa Ndimbati nziko ijambo avuze akunda kuririnda. Umva se nyine umva. Azaririnda kangahe se? Gihe cyose kugeza igihe avuye mu mwuka. Iyo groupe uyirimo? Ntabwo yari yatangira, nibyo bagiye gukora, ariko nomero ndazifite. Urazifite? Eh. Uzi kugiye kwigira kwa Ndimbati?
ngomba kwigerera ega mani uyu nguyu dore imbogo twari kubyumva gutyo yashimishije abantu yaratugaburiye ibyo yari afite yaduhaye umunezero sibyo reka rero byere kurangirira hari abasize abamutuka n'inashima ninashimwani nese kuba abanyamakuru bakaze ari nta munyamakuru twabonyeyo kandi aribo bamwakiriye mu bambere bamukuramo bamubyaza umusaruro nabo ariko aho barimo kwicuza kandi nabo turacyabanenga kwicuza gute se umuntu ufite bari kwicuza basaba nese niyamuhaye ikiganiro agacuruza kunguka ariko nawe hari kwigaya ko ibyo yavuze atari nawe hari icyo yamugeneye ariko se yakimugenera twebwe nk'abanyarwanda muri rusange ntabwo twakagize umutima wo gutabarana nese ukuvuga ngo ugomba kuko umuntu wamuhaye ikiganiro ukamwishyura ngo niyo mpamvu nta mutabara agize ibyago Imana ariko hari undi wagiye mba bamwita nde wamunyibutsa ntabwo wamubonye ubyibushye ababyibushye ni benshi mana ubyibushye uri ubyibushye mugufiya ariko ubyibushye ufite n'amabere mana njya mubona no kuri TikTok mana yagiye mana ndamushimira mani uko nawe yigaragaje yaruse n'abanuza bose nese nkuri yajyaga kwenda yiki nyine nicyo kigaragaza umutima wa kimuntu kubana n'abantu utitaye ngo yampaye iki yakoze iki nicyo kigaragaza nese yago yigeze ajyayo Irene yigeze ajyayo ntawe twabonye kandi abo bose baramukoresheje n'abandi n'abasimbi bacita bose ni ukuvugira kuza tukaza tukavugira ku mihanda harahiye gutyo gusa nyine bariya bifashisha ko bamugeneraga icyo kurya ibyo bihuriye he arega umukene nagakoresha umubiri we akoresha amafaranga ye none simba akoresha amafaranga ye katakanza akanyenyeri ngamufasha warabibonye atagakanda se ababikoze byose biri ku muhanda iyi nkuru wayihora si guteranya n'abanyarwanda njye sinteranya n'abanyarwanda guta ariko mani tujya dushyira ukuri hanze gusaba ikiganiro kwa Irene none se hari ikiri muvuze mvuze yuko nigeze mubona mu bagiye gutabara dore imbogo urumva n'uba inshuti nawe uzamenye ko atazagutabara nta kibazo azabyihorera nawe ntuzajye kumutabara oya njye nzamutabara kuko imitima y'abantu iratandukanye dore imbogo kutamutabaye njyewe nta bushobozi nari mfite ariko nzabikora nawe nta bushobozi yari afite oya njye ndacyari umwana ndacyazamuka reka iyi nkuru tuyihorere wowe ibintu uvuga ubundi urabizi reka twikomereze twagiye tujya ese ka turi hano reka kunyaruka cyane waretse nkayageretse nkabaha amakuru aba yasohotse mu bivantara hose imihanda yose mba nayishagajaze nkumva ibintu byatambutse ngo wamenya amakuru se ko Nyambo hari akantu ku munsi w'umushuti we avuga ngo ni besto yicaye yagiye ku nkoranyambaga kuri nuza ku rukuta rwa Twitter arandika ati shuti yanjye nkunda cyane ndagushimiye y'umwaka urangiye uri umuntu ukomeye mu buzima bwanjye abagakubisa aho ngaho kandi mu kandi kanya bakavuga ati ahantu harimo tenati nta teni irimo ako kantu ni agati noneho ngo yamuhaye impano ibyibushye nziza cyane ariko ngo iyo mpano ni iy'umwana umva abantu niko bavuga ariko impano yaradyemereye arangira yanavuze yuko amukunda cyane amufasha ku rutugu mu bwa mbere byari bibaye ninde wayihaye undi Nyambo yayihaye besto we ubwo se ni Nyambo wayihaye Nyambo urumva bose barazihanye ubwo ni Nyambo wayihaye Titi cyangwa nyine yayihaye Nyambo oya Nyambo yayihaye Titi mbese Nyambo arayifite niwe wabyivugiye nyine arayifite impano yamuhaye ikomeye cyane ni impano yamuhaye ikomeye cyane ashobora ko ari nk'akabebe nyine akamurema utazapfa upfanya amakara bakaguhamba n'ikara wowe wabaye uti ntabwo wumvisha avuga ati njyewe nkunda gutungurwa munsi iyo tugiye twapanze nko kujya gukora televiziyo ati sanga iyo ngiye kumureba iwe sanga yiyambuye yaryamye ariko si ibyo bintu nta muntu utabizi akora mukobwa mwamukurikirana none se niwe turimo kubona nyine kandi turamukurikirana cyane nyine turebe ibyo ari byo tumenye nyine ibyo ari byo niwe uri gutwika muri niwe cyamamare hariho dore imbogo yagiye ariko amakuru ufite Sabe ngo yitware neza Sabe yitware neza Sabe
Sabe Sabe ngo yitware neza kuko nawe ngashobora gukurikira byagenze bite wa muntu wahaye dore imbogo ngo amafaranga avuye ngo umuntu utahiwe ngo ni Sabe ariko Sabe rwaramunenye usuzi se ko rwamutuye hasi rukongera rega y'Imana yavuze ubundi y'Imana ikubwiye ukayumva ntuyisuzugure nubwo waza ufite ibimeze gute biragenda oya Sabe afite imbaraga ntacyo yawe arasenga ariko uzi ko apima ibiro nka 80 arasenga ni na muremure wese ikibazo si uburebure na Simani zamutwarira ubuka ko ari igikara hoye we niyumva kwa kundi nyine Imana iguhamagara kakubwira ati mwana wanjye va muri ibi byaha ibintu uzabyihorera akabyanga icyo gihe rero Imana iraza ifite umujinya ati ngwino hano mbe nkweretse ahantu ngiye kukubika Mana ndimo ndakubwira ariko ntabwo uri kunyumva rimwe na rimwe tujye twumva iby'Imana yatubwiye ntitukabipinge twebwe tujye dushyikira n'Imana yacu twumve ibyo yatubwiye none akandi gakuru gahari ese nk'umuntu Israel Mbonyi muramuzi kari icyamamare ni ukuvuga ngo mu bintu by'Imana ibintu wemeye kwamamaza ubutumwa bwiza sinzi icyo kiganiro mba mwaragikurikiranye cyangwa se ibintu biri gutambuka muri no minsi biri guconinga bitambuka nuko Israel Mbonyi yasinye ku mapuro agiye kwamamaza uruganda rucuruza inzoga ino nzoga yanuza yesa kandi Skol se oya ntago ari Skol ni inzoga zaje ubu ngubu zibyuma se oya ni inzoga imeze nka mitsingi itari mitsingi iguri cyabiri zimanura jipo mfasha oya ntago ari nyine ni mu bwoko bwa Bralirwa yasinye babuji ni ukuvuga ngo yasinye amasezerano ariko ntago yigeze atangaza igihe bizamarira bandi bakaza batangiye kumwataka bamwati umuntu wahawe nyine ukorera Imana wahawe ubutumwa bwiza ko tuzi ko ugomba kwamamaza ijambo ry'Imana iby'Imana ikugaburira urabipinze umuntu wavuze ayo magambo ko mva Israel Mbonyi akorera Imana akorera se ariko nanone buriya kirazira kurangikanya Imana uretse kugira ngo ajye mu murimo w'Imana hari uwabimutumyemo ubwo Imana yamutumye abo nabo n'abashaka views n'abafigira nabo gusa nyine buri muntu wese muri iki gihe ntago tukireba ngo ngiye sigaye ngendera mu kintu kimwe ugasiga ni ukuvuga ngo urebe muri no minsi kiriho ni ukureba ikikwinjiriza ukareba ikitakugonganisha na leta ikintu cyakugonganisha na leta cyo umuntu akigendera kure ahubwo ukareba ikintu kikwinjiriza mu buryo buciye mu mucyo buciye mu nzira nziza ubundi ugakora ibyawe noneho kuko twebwe Yesu uvuga rebo oya rega nta makuru nari ndimo kuyiha nari ndimo kuyiha amakuru ngo nawe yegeye kuyiterereba uwo munyamakuru wayo reka njyewe rero sasa nitume Scovie urajya akora akazi Scovie ndamukurikirana aragakora buri munsi ndamukurikirana ni umuntu utangaza inkuru yigereye kuri tele n'abandi banyamakuru byari byabananiye muri Kongo babyibuka yigereye muri Kongo yari yafunze gikomanda aranyanyagira ajya kuzana amakuru yizewe ngo yabayeho umuyobozi ukazi ntabwo bizi narabyumvise oya urabizi ntago bizi ndabizi urabizi ko yabayeho umuyobozi ukazi yego kandi n'ibikorwa bye birabigaragaza nawe utabyemera Scovie reka mwihera amakuru urabona muri kino gihe cyo kwamamaza umubyeyi perezida nyine cyarangiye nyine cyararangiye nyine reka nkubwire iwacu mu karere ka Gatsibo urabona nta ahantu babyarira maternité ntazari zihari nyine ni ukuvuga bya bindi kubaga gukora cesarienne bahitaga bagutarasusera ku bitaro bikuru nese byagenze bite ariko umubyeyi yaravuye ati abanyarwandakazi ari byo nabasezeranyije aravuze ati mwubake ibitaro nyine urumva yahaye abaturage ba Nyagahanga mu karere ariko reka ndangiza amakuru ngiye guha Scovie umukoro yakurangiza byihorera rero
kubera iki oya reka mbese Kovia azagere mu karere ka Gatsibo Nyagahanga ahantu bari kubaka ibitaro by'umubyeyi atwubakiye ahantu azahakura amakuru yizewe. Okay, urakoze cyane kubana natwe. Nanjye ndabashimiye bafana banje. Yari Oruganyashe. Wanyashe.